babanje kuburanira mu nteko y'abunzi b'akagari. Abunzi b'akagari duhita tujya mu bunzi b'umurenge tutanyuzwe n'imyanzuro y'abunzi b'akagari. Hanyuma tugere imyanzuro y'abunzi bo mu kagari yavugaga iki? Yavuze yuko ngo ahantu ngari mu kwa Mukankusi Anonsiyata, ariko twebwe ikintu twazize bari bashingiye kuki? Ikintu twazize twebwe inteko y'abunzi igizwe n'abadiyakoni bo mu rusengero. Handitse ku idini rya ADEPR n'ubu butaka mfite inonzo n'ino nzu bayireba nayo navuye ko iki gice kimwe cy'inonzo cyanditse mu butaka bwa ADEPR. ADEPR yafashe 8 data y'amaye ifata n'ubwo butaka yabatije bwano ku marembo, iyi ikoresha cyangwa kimwe iyo yashatse uburyo buno butaka bunini kubona umuhanda uzaturuka ukagera hariya bahise bavuga ati twandikije guhera hano dukora icyangombwa. ADEPR ifite icyangombwa cya buno butaka, ifite icyangombwa cy'ubutaka, irananshumbikiye, urankurikira, irananshumbikiye mu 8 nawe na data. Icyo narimubajije sindiri we narimo mwarigeze mukirebaho cyangwa mutarakirebyeho, kano kantu mwaburanaga aha ngaha hashashe n'amatafari. Icyo gihe muburana byanze bikunze haba hari ubutaka ni uwo buriho. Icyo gihe hari kuri ADEPR. Icyo gihe hari kuri ADEPR. Umva nkubwire wa mugabo, njye nagiye mu mashini rabaza nk'ubutaka bwanjye data y'amaye ko ndabushize umunani abunyukanyemo, reka njye n'umuntu bize mbaze umuntu ku mashini nti wandebe ibintu by'imanza ndimo ukandebera ko cyangwa kina ADEPR ukankurira nkareba kuko bibera arakinkurira mu mashini arakinyereka sanga icyo cyangombwa cy'inzu ndimo n'icyaha data nyongeye banyambuye cyanditseho umugabo bita Kayijuka yari umupasiteri wa hano, urumva yari umupasiteri wa hano. Uyu Kayijuka yavuye hano, haza uwitwa none ya Nyirankuranga avaho, haza uwitwa hari n'umupasiteri nibuka ukuntu yitwa avaho, haza uwo wita Kayijuka ari waje ari muri wa data uje kumara abyibaruza. Okay, none ubwo ikibazo ndi kugenda ncyumva neza, ndizera ko n'abadukurikiye nabo bari kugenda bacyumva neza. None se nimba hano hantu hari handitse kuri ADEPR kandi ADEPR ikaba yaremeraga yuko yahatijwe na papa wawe, ni gute baje guhindukira bakahagurana Nyogosenge? Iki ni ikibazo jewe nanjye cyanyobeye. Njyewe ubwanjye nenze ko ubutaka rubwanya na data y'amaye, nzi ko data yantuje mu 8 we, urumva kujya kumva ngo baje kugura n'amasenge no kugira ngo ngiye mbimenye ibi ngibi. Nagiye mu mashini uko warigiye ubona fata ibi bintu ko nagiye mbwira nubwo ntazi gusoma, nkajya kuri irembo nkabwira abantu banyandikira bakanyandikira ibisobanutse ibintu byanjye bitabite. Niwo wa munyamakuru wa muntu w'irembo we nkururira urubanza rwa Mukankusi Anonsiyata turumereza umuntu ajya mu mashini arabikura niho navanye n'urwandiko rw'ubuguri, urumva narukuye nza kumenya ko aba bantu ahubwo bagiye kugurisha ubutaka bwanjye n'iri dini. Niho nafashe no nyandiko, urumva mpita mbona ko bagurishije iri dini. Masenge yamaze kugurisha ubutaka bwanjye, avuga nti Masenge ko ari mwene munasamenyeze yase akaba afite 8 yahawe na se, nta kuntu nge nasubiza ubutaka bwanjye Masenge agasubiza iri dini amafaranga yaryo cyangwa se akabaha mu 8 we yiba ufite ijanje kugagaruka. Cyo ni ikibazo. Okay, none ubwo reka twinjire mu rubanza noneho nyirizina. Urubanza rwahereye 2018 rugejeje 2026, rushobora kuba rwaraburanywe wendaho igice kimwe, rushobora kuba rwarajuririwe cyangwa se rushobora kuba rwaranashyinguwe. Ukimara kumenya yuko hagere Mukankusi Anonsiyata hano hantu waburanaga ahubwo bahagurishije noneho wabimenye ryari? Nabimenye 2019. Nuvuga ngo ibyo byose byabaye umwaka umwe bihita birangira 2019. Uza kumenya ko ahantu haguzwe na mugende shamu gatatse nyenye z'abandi bari mu amajwi abo ntari buzemo yakomeza yego. Ubwo 2019 ukimara kumenya yuko ahantu waburi kuburana na ADEPR Nyogosenge yaje kuhagurisha wabigenje uti nibwo watangiye imanza? Bano uno data hano bantu yashatse kugira ngo ahansubize. Inde? Uyu muramu data w'umupasiteri yashatse kugira ngo hagusubize. Abonye kwintu bikomeye. Abantu bati ko isi yabahaye ibintu bingana gutya. Mukaba mugiye gusaba mwambuye umwana w'akantu hari nko gutinka mukajya kurya ikirungo mwasigiye abana be. Ati n'abantu ntibazabasa. Ari ubwo muramu waso yari pasiteri. Yari pasiteri. No mupasiteri nawe akagira abandi bakisuba mu yugira ati amafaranga yacu twebwe uzadusubiza.
ati twebwe twatuguha amafaranga ngo yabonye bikomeye ashaka kugira ngo ahantu hari ak'umuntu karaza n'ak'umuryango rwose n'ubu ngubu hari ikiganiro nakoranye n'umunyamakuru numva wenda ukora kuri televiziyo imwe mu Rwanda ntazi iyo ariyo uwo mupasiteri yiyemera bw'uwo munyamakuru ati ubutaka uwo mwana twarabumusubije ati nubwe ati ahubwo niwe wenda waba ushaka kurega ati ubutaka arabukoresha ntawe umutera amahane ubutaka bwe twarabumuhaye nundi akibona nawe ndagifite ndagikwereka ubwo urumva mugabo avuga ati ubutaka umwana twarabumuhaye ati iba ari nawe uri gukomeza kurega ati nareka kurega ubutaka twaramuhaye n'ubu nanjye mpita numva icyo kiganiro ko mpase yabyemeye ndaza ndahinga mpakura urugo rurasagamba njyewe ihohoterwa nawe naryo rero genda barega no kumuhotera uyu mupasiteri kugira ngo baze kuntemera urugo hari habaye inama y'abapasiteri ibera ku murenge wa Nyarubaka hari umugitifu umurenge wa Nyarubaka urimo kuyobora muri iki gihe witwa Minani Jean Paul nta n'amezi 5 amazina yaje icyo kibazo asanga kirimo aragenda kuri inama n'abapasiteri bo basiga banguze kuri uwo mugitifu njyewe umugitifu arampamagara kuri telefone haje umudaso kumfata ndavuga njyewe igihe n'inshuro ndijyana rwose mfata n'umugore turambara tujya ku murenge ngeze no ku murenge mpamagara mu mugitifu nese ko ndabuta hari nigendere uzagaruka ati wati ndaje nagiye kubona mbona wa mugabo yaje umudaso aza n'amapinga afite aravuga ati umuntu waturutse Musumba witabye hano gitifu ni njyewe n'umugore wanjye ati mwinjire mu nzu anyinjiza mu nzu n'umugore ngeze mu nsangamo umukuru w'umudugudu w'inaha yitwa Kabarisa Jean Paul hano haruguru ni umukuru nawe n'umudiyakoni ma musanga yicaye mu murenge bahita banyereka urupapuro nk'uru rwanditse bati sinya ko ubutaka ubutsindiwe na ADPR wawe bwa ADPR ntabwo nshaka kubisinyira nshaka gufata umunani data yamaye ngo ADPR n'ibintu bya data byose bifite idini ntibaguma n'ibyo yabahaye cyangwa abana barasize umugisha mu nzu aho data yabatijije nibaze tugurane bafata uwo mugisha bagumemo nanjye njye gutura harajya nawe mu kwa data ibintu mu Minani Jean Paul bati n'udasinye turagufunga njye ngeraho n'imikino nanga gusinya wa mugabo nese mfatwa njyana makudi barampagarika baramfotora nari mfite inkweto naguze 50 rwose nagusha ingurube yanjye nizo sinazivanye kuri geza umupolisi yibara umupolisi wazitwara Musambira baramwe ngo banyirungo bazijya nabwiye n'umupolisi nabambara ukazimbikira ngo jugunyana ngo nzaje n'icyo zambaza abimbwirira igihinga nitimba mvana mu jugunyana n'isaha n'imikandara ibyo byose naje ngenda n'ibyo ngiye bakurekaga iki ngo nigometse ku myanzuro y'amategeko ngo natsindiye ubutaka none nanze kuvamo kandi nta n'umuntu ugiye turwana nagiye nitajye ku murenge nk'umuturage iyo menya ko ari no kumfungana no gucika none se ADPR gusubiza ubutaka bishobora kuba byarabaye kuko nimba barabyemeye hari inyandiko mwigeze mugirana reka nkubwira mugabo ubu ndamutse nzanye imyanzuro y'abunzi w'akagari kazana imyanzuro y'abunzi w'umurenge ntacyo nayo turayireba bo ari ahantu biyemerera ko ahantu bahatiriwe na Semba Valence hari n'aho bemera ko bahatiriwe Semba Valence ibyo si ibintu bibiri yego ahubwo ngiye kugira ngo uyisambu izemo witwa Mukankusi Annonciata n'abantu byaturutse noneho banobo basanze bagiye guseba batireka tumuhanganishe na nyirasenge bagurisha na masenge kuko ubu mu rubanza iyo ndi mu rubanza hagaragaranye na masenge reka wenda na madamu watwunganire harya watubwiye ko witwa Mukabera Regisia none se ibi byose byabaye nawe ureba uri aha ngaha yego umutware w'urugo yaratubwiye yuko hano hantu icyo gihe muburana hari handitse kuri ADPR haje kuyivaho gute harya ni Mukankusi Annonciata hamujya kuri Mukankusi Annonciata gute ADPR iza kuhagura gute muza kujya mu manza gute njyewe ntunganiye umutware wanjye data buko twakubwiye yuko yapfuye 2018 ariko mu bihumbi 2018 data buko yagize gutya abwira ADPR atahantu narahabatije nimukuremo inzu yanyu ahasigaye umwana wanjye n'umukazana wanjye bajya babona aho basohokera data bukwe agira gutya abwira ADPR ati nimukuremo inzu yanyu mujye kwagura aho nabahaye ubwo birangije arabategeka inzu barayisenya bayikuramo bajya kwagura mu bikari byabo hariya yabahaye birangije data bukwe amaze kubabwira ngo inzu nibayikuremo data bukwe adutegeka kurimbura imbago zari ziri hano mu marembo ahantu turahafatanya tuhagira irembo ryo gusohokeramo kuko ubwo ngubwo nahise mfata n'izi pasiparama mureba ahangaha ndangije ndazihatera urabona ko nta hantu wabona imbago zari zitereye
mbere hari imiyenzi. hari imiyenzi. Ntabwo wafata imiyenzi iteye ahantu igiti kibagabanya ngo ukirandure, be kuba atari bo bajya kurega, ahubwo aka kanya ka none hakaba ari twebwe turimo kurega, ari bo batwambuye ahantu hacu. Ubwo birangije databukwe arahaduha, tugira ibyago, aba yitabye Imana. Amaze kwitaba Imana 2018 mu kwezi kwa 11 niho yapfuye. Birangije mu kwezi kwa 9, mu kwezi kwa 3 2019 nibwo twagiye twumva Mukankusi Anonsiyata ari wo mushiki wa databukwe yaje kuhagurisha na DPR uwo mukecuru. Gusa nimba koko ibyo Leopold ari kuvuga ari byo, yego, icyo gihe muhaburana ADPR yo yari yararangije kuhibaruzaho, hari ku cyangombwa cyabo. Hanyuma Anonsiyata ahubwo icyo yakoze, icyabayeho ntabwo ubutaka bigeze ubundi bagomba kubusubiza nyakwigendera, ariko nyakwigendera ntiyari ariho icyo gihe. Rero mu mategeko bagomba kubusubiza umuzungura wa nyakwigendera. Ninde muzungura wa sobukwe mu by'ukuri? ntabwo uciye mu byo uvuga, mbese no mu nyandiko tuburaniramo twabanje kuburanira mu nteko y'abunzi b'akagari. Abunzi b'akagari duhita tujya mu bunzi b'umurenge tutanyuzwe n'imyanzuro y'abunzi b'akagari. Hanyuma tugere imyanzuro y'abunzi bo mu kagari yavugaga iki? Yavuze yuko ngo ahantu ngari mu kwa Mukankusi Anonsiyata, ariko twebwe ikintu twazize, bari bashingiye kuki? Ikintu twazize twebwe, inteko y'abunzi igizwe n'abadiyakoni bo mu rusengero. Abunzi baba ari 6? Yego. Abo mu rusengero bari bangahe? Ntabwo nibuka, ariko bari benshi. Bari benshi. Icyo nakongera ibyo by'abunzi bo bari barimo, kuko burya umukuru uhagarariye perezida w'abunzi, perezida w'abunzi ni umudiyakoni. Umva perezida w'abunzi ubwabo abakuyemo abunzi benshi, kuko nicyo yategeka abakozi be. Nawe asengera hano? Ni umudiyakoni asengera hano. No muri iyo myanzuro mu rwandiko rw'umugore n'abarimo abo baguze ubwo butaka, ngewe nafashe abantu, ubundi wa mugabo nafashe abantu banyambuye isambu. Mbega ngewe nawe ni ikibazo gikomeye. Nafashe abantu banyambuye isambu, aba ari bo njya kuregera. Urabikurikira? Noneho mu iyo nteko y'abunzi mfite mubyara wanjye witwa Gasokara Vidasiti, afite umugore bita Chantal, yari mwabo bunzi. Reka wenda madamu akomeze, kuko aho yarageze numvaga hafatika. Yaravuze ko abunzi bo mu kagari babakemura urubanza nabi, mukajya kujurira, tukajya kujurira mu bunzi b'umurenge. Ingingo mwashingiyeho mujurira ni iyi? Twebwe ibintu twisobanuje, buriya hari igihe mujya kuburana, noneho twebwe tukagira ingingo dutanga, n'uwo tuburana akagira ibyo atanga. Uwo mukecuru mu byo yisobanuje yavuze yuko ahantu databukwe yari yarahatije itorero, noneho databukwe baza kuza kuhamutirurira. Ese ko databukwe bahamutiruriye akahaduha nk'irembo, aribyo twashingiyeho tuvuga, uwo mukecuru nyirasenge w'umugabo wanjye yaje kuhagurisha te kandi barahatiruriye umusaza ari we databukwe? Ubwo icyo nari nkubajije mu kanya, nari nkubajije nti mu kuhaba batuyidurira muzehe ntiyarakiriwe. Ninde wari umuzungura wagombaga kuzungura ibya muzehe? Kuko urumva niwe bagombaga kuhaha icyo gihe yarinde. Ubwo ngubwo hakagombye kuzungurwa n'umuryango wa databukwe. Hari hakagombye kuzungurwa n'umuryango. Harya Leopold, watubwiye ko uri umwana wa kabiri mu muryango. Muvukana muri bangahe? Twavukanaga turi abana 8, harimo 3 hasigara 5. Ubu hariho 5. Noneho hari n'abandi, uwo mukadata yabyanye nanone na data nawe yasize, nabo bageze kuri 4. Ni ukuvuga ngo ubwo muri rusange umuzungura wa hano wari kuba umuryango wose. Buriya hano rero ikibazo ngewe wenda kuko data yari yarahampaye, ngewe numvaga nta n'umuzungu bagomba kuzungura, nta muzungu bagomba. Ubwo ngewe
hano hantu impamvu njye nagize ikibazo wa mugabo umuntu arega ariko ababaye masenge ntiyigeze ajya kurega itorero ngo arirega avuga ati njyewe Mukankusi Anonsiyata umuntu wa isambu ya data murasanongize yasi Mukankusi yari afite umunani we nta n'icyo bye mubwiye ntiyigeze ajya kurega ngiye kugira ngo njye kurega nuko nabonaga ibyanjye bigenda urumva njyewe Mukankusi yajya kuba butaka bwo bwo kwase niwe warariganye n'itorero aryaka bwa butaka noneho ryatoreka bafata bwa butaka rikaba masenge nk'ubwo kwase rikongera rikabugura nawe none masenge we ntiyareze ko nta kibazo yari afite njye narigize nshaka ubutaka bwanjye umunani wanjye bano bantu banyambuye babonye ko mbatsinze mfite ibimenyetso bibatsinda binagaragara n'abaturage bamvugiye batahana aradutwaye noneho kugira ngo ahatware reka dushyigikire twaye nyirasenge tunahagure nawe none se wari umaze kutubwira yuko mwajuriye mu murenge twajuriye mu murenge iyo nteko y'abunzi bo mu murenge yanzuye ivuga ngo iki ibyo yanzuye turabifite nabyo muraza kuza kubyumva noneho ikintu ngewe nashakaga kuvuga umusaza amaze kuhaduha twarahahinze koko ubu ngubu bwite nyirizina ubu mfite n'amafoto yaho harimo imyaka dore ngiyi imyaka irimo umusaza amaze kuhaduha urabona ko nahahinzemo imyaka harimo soya harimo n'ibigori ubwo dore ngaho ubwo ibi bigori hari mu buhe mwaka dore ngaho hari mu mwaka bisa n'ubyegereza ku kamikoro dore ngibi ahantu twarahahingaga ntago twahibye twarahahingaga data buko amaze kuhaduha ahubwo ngewe ikintu natangajwe nacyo nuko ADPR yaje ikamara gufungisha umugabo wanjye. Ni ukuvuga ngo iyo myaka yari irimo mu muhe mwaka? Yari irimo nejo bundi 2025. Imyaka narayihinze maze kuyihinga, ikintu cyaje kuntangaza nihuse, umugabo wanjye ejo bundi baramufashe baramufunga. Bamaze kumufungisha nibwo byahereye twaranahubatse n'urugo rugera hariya haruguru. Umugabo wanjye bamaze kumufungisha baraza imyaka bayijyamo barayirandaguza nk'abantu basenga. Nkurikije ibyo wenda wari uri kumbwira, ndashaka umbwire imyanzuro y'abunzi b'umurenge yo yavuze ngo iki? Imyanzuro y'abunzi twebwe twagiye turushwa n'ubushobozi n'iri dini rya ADPR. Kuko na pasiteri yaravuze ngo mwebwe ngo muri mu cyiciro cya mbere ngo ntimuteze kuzadutsinda. Kuko nk'ubu dufite n'intuza n'impapuro twakagombye kunganirwa mu mategeko. None twebwe twasize icyiciro cya mbere kuko impapuro z'ubukene turazifite, twakagombye kunganirwa mu mategeko. Ni ukuvuga ngo n'imyanzuro y'abunzi yanzuye ivuga yuko Mukankusi ariwe nyir'ubutaka. Ubundi kubimeze Mukankusi nawe cyatunguwe. Yewe najyaga kumurira mwabunzi. Baravuga ngo nta bimenyetso mfite ko ari mu kwa data. Urumva nta n'abagabo mfite kandi uretse n'abagore n'abagabo. Njyewe nta bimenyetso mfite byerekana ko ndabyabona Sembwa Valence, nta n'ibimenyetso byerekana ko ahantu bari mu kwa Valence. Urumva ahubwo nkavuga ntese ko ibimenyetso by'uko data yampaye 8 hano urendera n'atuye nawe cyangwa cy'ubuyobozi n'ubuyobozi bwo kubaka. Ntabwo umuyobozi yagwibye ngo nanone njya kubaka banyeretse naho ndebesha umuryango abayobozi b'umurenge. Ntabwo umuyobozi yagwibye byo kubaka ku butaka butari ubwawe. Ahubwo ngiye nkagira ikibazo nkavuga ni njyewe bano bantu mbona hari ikintu bashyiramo cyo kugenda bajya no mu buyobozi, ngiye bakantangaho amakuru mabi, nta muyobozi n'umunyumva. Uwo ngiye kureba ngo ngiye mubwira ikibazo cyanjye ambona nk'umuntu wananiranye urimo kwiba idini ubutaka, urimo gutwara ubutaka bw'idini. Okay, reka wenda noneho twinjire mu rukiko nyirizina. Wowe umaze kumenya yuko Mukankusi yagurishije ubutaka butari ubwe akabugurisha n'itorero rya ADPR, waganye inkiko, niko byagenze? Yewe koko ndi umuturage, nta nubwo nemenye nubwo bamenyeye mu by'imanza. Nahise njya nabumva navuye hano ku murenge hano mu nzu bakagari bari bamaze kundindagiza kumva n'abanyedini. Ngize ku nzu y'umurenge nayagiye nsanga witwa Finuel yicanye n'umupasiteri. Kuko ntuza wari umupasiteri ari inywera fanta, Finuel ari inywera byeri hariyo ku murenge wa Nyarwa ku busatire ku bari. Ndavuga nese uriya mugabo urimo gusangira na pasiteri yashinzwe iki? Sinari muzi. Ngiye kurana mu murenge wa Nyarwa mu biro by'umurenge wa Nyarwa, sanga wowe wari kumwe nawe no kwisangirira
niwe umuyobozi ariko ubwo ni mubunzi n'umuyobozi w'abunzi ubu turaburana bangira umusazi najyanye n'umugabo wita Sudiri yajya kuvuga bati we ntabwo tukwemerera inyundo uwo mugabo baranavuga ati yewe nuko nabona aho mbariga nawe nabarega barantutse baranyita inyundo ubu ndwaye inyundo yewe ntabwo bashaka umugabo wanjye hari n'umuntu w'umunzu washatse kumvugira ku murenge uwo mugabo witwa Fenuwe aramuga ati ariko nkawe urashya wari uyu nguyu urajya mu bye nkande uri mu we mwihurire urumva noneho bahita bavuga ngo ngo noneho ngo abakecuru bahise bagura amasenge ku murenge batiri muzana amafaranga mwagurishije ubutaka muhonsenga yo kuri Mugabo ariko bakimara kugurisha ubutaka uwo mukuru w'umudugudu yaje kunshaka ku muhanda nimugoroba Karangwa ari kubona masenge hari mu mvugo afite agatenge yifashe gutya ngo yewe ngo twagurishije ngo hariya ngo imbere y'iwawe ngo none ngo tuje guha amafaranga mungurishije ubutaka ngo muje kumpa amafaranga urama amafaranga cyangwa se ahubwo ninjye wakagurishije nkakugura indobo kandi umukecuru ari ibyo byo kwa se hano nkubwira ngo baburanye babahe miliyoni zirenga 12 uwo mukecuru aziriye wenyine ndeba naragiye no mwana se wa mukecuru ngo hano isoko ryubatse naho hari mu kwa data uwo mukecuru mvuko n'umukiye ajya no kuza kubina ngiye bagiye kumuzana inanga abananiye n'umugabo ndamwana se wa mukecuru kwa mu munyamafaranga menshi wenda ngure n'agacupa agiye kumbwira n'abakobwa be bari hano badefiriza bahagaze hariya bahagara bamwe ngo wowe ngo turari ibyo kwa data uwo mukecuru ngo ngenda ari ibyo kwa data Zeyasi murasandonye urumva ngo nta kintu nge nagwa kubyo kwa Zeyasi murasandonye ngo nawe nujya kurya kwa Valence sembwa Valence nuzagira icyuma none ibyo kwa murasandonye kabimaze akabimo kurya n'ibyanjye ubu nta kuntu nge nasubiza ibyanjye akamenya ibyo kwa murasandonye ko nawe ntabimuteyeho. Okay, reka ahubwo twihute mu bunzi bw'umurenge byarananiranye muhitamo no kwitabaza inkiko. Ngiye mu nzu umurenge byarananiranye ujya mu nkiko ndafata inzira njya kunjya mu gashyushyu ariko ku nzu y'umurenge abanyarwaka barampemukira bunzi baho banyine imyanzuro najya kuva mu imyanzuro bati imyanzuro ntabwo iraboneka bati hari abatari bayisinyaho naho bagira ngo bantinze bya bintu bizata agaciro njyewe ku murenge nshaka kurwana no kuvugana nabi nshatse kuvugana nabi bajya kuzana umusinyera asinye impita niruka nkajya mu gacurabwenge ndavuga nubwo ntuye muri Nyarwaka ubu tukaba dufite akarere ku Kamonyi ibyacu bijya muri Nyarwaka n'ibyo ku Kamonyi bageze ku Kamonyi njya muri Emaje usangamo umugabo w'umunyamategeko ndamutekereza arambwira ati wa mugabo we ibyo nazo numva bikomeye genda ugera ku irembo wandikisha ikirego wasigaye icyo wiza ndagenda njya ku irembo wumva nta mafaranga mfite ninginga umuntu wari kw'iryo rembo wangiriye impuko nabo ndeba uri umusore wenda nawe bazahura n'ibibazo ukankupa yaranciye 30 kwandika ikirego ndavuga ntese ati noneho wowe urampamo 20 ndamuhenda uwo mugabo bisiduka yemeye 18 ariko nkafite ibihumbi 10 byonyine ibihumbi 10 ndarimo haramyemerera gusa ngo ati wowe reka mbikoreze bidata agaciro uzaba uyandanira umugabo ikirego wagiye ku imyamisi igiye gushira ikirego arakinyohereza aranga ati ikirego andangira acyohereje ngo babishinzwe umuza mu gashyushyu abona ko ngaho ku rukiko bagiye kurwo rukiko rwabo bati neza twasenga yo kwegera gutekereza umugabo arambwira ati wa muhungu ubwo naguciye mu ryo uvuga ni muhe mwaka 2019 ubwo umugabo ati wa muhungu yengeye kukuvuna amaguru ati ubundi abantu b'iwanyu ntabwo barega inaha atahubwo barega inyamabuye ati wajya rubaka wakombye kuba wagiye inyamabuye none reka njye nkurwaneho iki kirego nyikoreze ku rukiko Gitarama uzajya kugikurikiranirayo umujye muburanirayo kuko no hafi iwacu ikirego yakiza Gitarama ngeze Gitarama ikirego ndakibura ikirego n'isuku banze urakibura ikirego ndakibura ndazenguruka inkiko ikirego ndakibura ikirego ndagusanga ngo cyagiye mu rukiko rwisumbuye hari rwanoza rwo mu Rwamuhanga igisimbutse rw'ibanze ninjirayo nsangamo umubyeyi w'umunyamurenge w'umupapa ndamutekereza mu indangamuntu ambaza amazina arareba ati ikirego cyawe ngiki hano ati cyarayobye ati bagikire ku rukiko ati none nanjye reka nkujyane Nyamabuye ikirego kikoma kizenguruka kikubita muri iyo Nyamabuye ubone ko bitinda kigeze Nyamabuye wenda kugira ngo abadukurikiye babashe kumva imiterere y'ikirego neza icyo gihe waregaga ndi ubwo naregaga Mukankusanonsiya ko yagurishije ubutaka bwasembwa Valence data yampaye abunyamuraka ndakeka birumvikanye mba ndabivuze ndagiye ngezeyo maze gutanga icyo kirego mu rukiko hashire nk'icyumweru n'ibiri hano numva umuntu ahamagaye kuri telefone ati niwe twatse ngo kuri dini ati uzaze wowe n'uwitwa Mukankusanonsiya ata mu nama y'ubanza bambira itariki icyo gihe bari 15 mba ndagiye mu nama y'ubanza n'uwo mukecuru ndetse yewe uwo mukecuru uwo masenge uwo mukadata we yahise avamo yamaze gufata amafaranga n'itwongeye kuvugana
wowe yarivuye avuga ati muzicane kuko umukecuru muka data yaravuze ati njya kuburana no polisi arasohora mu mazu ya nyina ndimo wanyangazi abishyira kuri masenge amaze kwifatira amafaranga bayagabanye ati nimushake mwe muzicane ibyo n'ibindi ni ukuvuga ngo wowe na mukasi ubu nta kibazo dufitanye ikibazo n'ubwo we yariye kuko ubwo we nta nubwo we yagurishije we yariye yahawe na Mukankusi na Nusiyata ni nk'uko umuntu w'inshuti yawe yagurisha akakugurira akantu urumva ngo ikibazo gifite na Mukankusi nangurishije yego hanyuma itariki y'urubanza iragera turagera turitaba tugezeyo bati wewe witwa Nsengero kuri bati urubanza rwari rwateshejwe agaciro rero uwo mucamanza yicaye hariya twicaye mu ntebe nawe yicara muri bya mwe marimo n'amakanzu ntisa umubyeyi we cyataye agaciro ati dore ikibanza ati polisi rero Nsengayire ati urubanza rwawe hari umuntu waje hano rutesha agaciro ntese umuntu ninde bati ariko ntabwo tumuzi ariko dore badutesheje agaciro ntese bashingiye ubwo kurutesha agaciro avugaga ni gute kuba rwarataye igihe rwarengejwe igihe cyo kuburana natinze kujurira ngo natinze gutanga ubujurire uwo mubyeyi abijyamo arabireba watinze gutanga ubujurire bwose ntabwo ndi kubyuka mbega kwa kundi kujuriza ukari iminsi 30 ngo baravuga ngo nyina juriye ya minsi 30 yararenze kujurira icyemezo cy'imyanzuro yabunze ngo none ngo kigira ngo abunze iyo bacu urubanza rushobora gushyirwa mu bikorwa bitarenze warengeje iminsi 30 ntabwo nayirengeje uwo mukecuru nabibara ari bibara wati rwose ati yararengeje umukecuru atavuga ngo rega impamvu waruteje agaciro ngo yatinze kujurira uwo munyamategeko ajya marabara aravuga ati ese mukecuru ati mwaka ati muhungu ati ndabona barajuriye ku itariki n'iyi uwo munyamategeko arabimbwira ati ntiwajuriye iki n'icyo tukajura mu gaciro bwenge ni arabara bati ese mukecuru ati mujya gutesha runo rubanza rw'umwana agaciro iminsi ya weekend mwarayibaze umunyamategeko uvuga maje yari yakuburaniye si icyo gihe ubwo nta munyamategeko n'uwari ujya kuzikorera inama y'urubanza umucamanza wo ku rukiko ati rero wa mukecuru dukurikije ino minsi mutagiye mushyiramo urubanza rwa Nsengayire ko ruremewe rugomba kuburana umucamanza ategeka ko rugomba kuburana ndatangira ndavuga uko byagenze ndabivuga umucamanza atese wa mukecuru ko tureba wagurishije mu marembo y'umwishwa wawe reka twemere koko wenda koko ubutaka atari ubw'uno muhungu ari ubwasiko nk'uko wenda wagurishije ati ubwo ntabona za nyandiko zabo kugurisha ibyo byamwe ntabibona ati uyu mwishwa wawe waba waramushatse mu baturage b'iwanyu ukamubwira akagura ahantu hano nko mu marimbi we wenda akabura ubushobozi bwo kuhagura ukabona kuhagurisha n'idini ngo hoya ngo ahubwo twagiye kureba tumume ku mafaranga umucamanza tuma rero mugende musagaruke kubana inama igikeneye yari inama y'urubanza imbanziriza rubanza turaza gukira rero tugenda tugiye kuburana njyana abagabo wa muntu we najyanye abagabo bagenze kuri 20 b'abasaza bazi ibyina haba abasaza bashaje pe bakuru rwose bazegera kuvugisha ukuri batoza umuntu ngo ku rukiko ndinjira n'uwo mukecuru nge rero barabaza umukecuru na mukecuru aravuga ese naguciye mu buryo nanjye barambaza ndavuga umukecuru afite nk'imyaka ingahe masenge ntago umukecuru cyane wase kurya adafite nk'imyaka nka 50 nka 70 cyangwa 50 ingahe 70 ariko ntacyo komeza ko nanjye mfite 50 kandi umva ari masenge nayo mfite 9 urumva se atayifite ubwo rero baratubarije mu rukiko turavuga noneho mbwira umucamanza ariko yewe nazanye n'abagabo ati yihorera abagabo nitubakenera turababaza umucamanza mu rukiko rwose mpava numva ko nsinze nabarumva muri rya undi wa mbere ati dore mwagurishije mu marembo y'umwishwa wawe ati ntabwo ari byo ati ntabwo agomba kugurisha mu marembo y'umwishwa wawe ugomba kumubwira akahagura ati akajya abona abana basohokera ati nta n'uhantu abona yacate tuhagurisha mu marembo bati mugende muzaza gusomerwa rero urubanza turagenda batubwira itariki yo gusomera itariki yo gusomerwa njyana n'abagabo 4 bagiye kunyumvira urubanza kwanjye njyana n'uyu mugore njyana n'abandi babyeyi baherekeje uyu nguyu bageze kuri 4 baturutse yigiye turasicaye ku rukiko tugeze ku rukiko mpasanga pasiteri twagera Yezu Ntusheni pasiteri uwo muramu wa data twagera Yezu Ntusheni n'uwo wagurishije wahaye uwo mukecuru hano akongera akanagura nawe ndamusanga hano hari hakiri paruwasi harakomeye mpasanga pasiteri twagera Yezu Ntusheni n'umushumba wayoboraga rino dini umeze nk'umunyamurenge w'inzobe muremure bifitiye n'ivarisi bayifasha no kundi ivarisi bimaze gute ku muryango bari ku rukiko masenge ndamubura mbira abantu nose ko masenge ndagomba kuza gusomerwa na masenge nkaba mubuze bati wowe yamara mu nzu uwaza umucamanza umucamanza yakubaza abandi hirya n'ababaza aratinda umwaka ajya asohoka akandunguruka agasubirayo mu kanya hakaza undi utari wa wundi akandunguruka agasubirayo abacamanza bamaze kundunguruka bose bamaze kundeba
baragenda hamaze umwanya barahasohoka bati witwa Nsengero Claude none bati wowe urubanza rwawe rwatishijwe agaciro bita mfata inzira ndamanuka bakimwe rwatishijwe agaciro ntibirwa byari byo bati rwatishijwe agaciro rwaraburawe ngo urubanza rwatishijwe agaciro ngeze hanze mpabura n'umuntu w'umugabo ntabwo nari muzi ngo Nyarusange umugabo wumvise ibyanjye hari arabyumvaga arambwira ati none mwana ati kamugire inama turubanza rwawe barakugusa ati none uri inama nakugira wowe jya kunjurira usabe kurenganura umva ukuntu njye ntabwo nari kuburana nagenda kubyo abantu bambwiye ubwo mba ngiye gusaba ahita anyereka naho njya kubikorera amanura ku rukiko hasi imbere y'urukiko rwisumbuye anjyana kuri imburira yaho babyandika nandikisha ikirego nandikira perezida w'urukiko rwisumbuye musaba kurenganurwa ku kibazo cy'akarengane nagiriwe n'ibitoro rufatanya na Mukankusi Nonsiyata barayikirego bambwira ko bacyakiriye nkajya njya kureba ko bansubije wapi ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu kwa kane kwa gatanu nko mu kwezi kwa munani kuwuhe mwaka ubwo se muri 2019 muri uwo mwaka oya ntabwo ari 2019 2020 byari byageze muri 2022 byageze muri 2020 cyangwa 2022 ubwo cyamaye nkawe nukuvuga ngo wandikira urukiko rwisumbuye perezida w'urukiko rwisumbuye waburaniye mu rw'ibanze waburaniye mu rwisumbuye nari naburaniye mu rw'ibanze umucamanza agiye kumwarambwira ati wowe genda uve mu butaka wigendera ati yiba haba hose uhaba ndetse ko arimo n'amazu ngo ayo mazu uzayasenye kuko wabatse atari mu kwawe ariko umucamanza ambwira njyewe ndagenda njya mu rukiko rwisumbuye ngo aho ngaho nyine kujya gusaba kurenganura nabyo biragenda biratinda bigeze nko mu kwa wandikira urukiko byamaze igihe kingana iki bataragusubiza byamaze nk'amezi nk'atanu mu kwezi kwa gatandatu bano bantu baza kuza hano banazaga saa 11 njyana hano mu nzu ubu hano hose hari ikibuga bakaza bagakubura hano nkahita mva mu nzu n'uvuye kugira muganga abagore tukirukanka bagaturuka bakirukanka nanjye nkasura mu nzu nkaryama abwo abagabo ntibagaruka noneho njyewe rero ubwo ni ibintu bibaye ibintu bikomeye ndavuga nese ibi bintu nzabigenza gute ubwo maze kwandikira perezida w'urukiko rw'igenga abantu nza kubirukanka hano uwo mujyi uwo pasiteri Twagireza Innocent ahita akora komunikasiyo n'uyu mugitifu w'akagari bavuga ko ngomba gufunga ngo kuko ngo barimo baraza gukubura hano nkabirukana ngo kandi ari mu kwabo ngo data yarabayeho bahita bamfata bajya kufungira ku murenge wa Nyarubaka ubwo wenda twihuse urukiko rwagushubije ngo iki ngewe urukiko bambwiye ko urwo urukiko rwisumbuye wandikiye wajuririye wanditse usaba ko urukiko urubanza rwateshwa agaciro ukongera ugasubira mu mizi nicyo wari wanditse usaba yego rwagushubije ngo iki ngewe kugira ngo rusubize naje gufatwa mfatishwe n'umuntu pasiteri njya gufungirwa ku murenge wa Nyarubaka nabwo maze gufungwa banjyana kuri polisi Musambira ndafungwa icyo gihe namazemo icyumweru icyo gihe banamfunga Kagame yagomba kuza mu ruhango mvuga ko nzanajyayo uwo munsi bahita baza kunjyana bajya kumfunga batamfunga nagomba kubyuka ajya kuri perezida we yaje gusura abaturage mu ruhango noneho njye bamaze kumfunga baramfunga ku murenge hariya intuza ku murenge wa Nyarubaka bamaze kumfunga ndafungwa icyumweru kirashira ndasohoka ubwo bo iyo bamaraga kumfungisha nibwo bazaga bagahita baharura hano maze gusohoka njyewe mfunguwe urumva nari mfunzwe ngo nigometse ku myanzuro y'abunzi ngo banshinze ubutaka ngo none ndakandagira mu kuntu nazamukiraga ntabwo bashaka kumanyura ngo ndanyura mu kwabo ngo nyura mu kwanya ngo ndenzira ngo bazige n'ibi ndavuga nti rero ibi bintu ndabona bikomeye urukiko rwagushubije ngo iki uko urukiko rwanshubije namaze gufunga Musambira maze kujya mu buroko banga kumvamo hashize icyumweru komanda arambwira ati wowe dore wigometse ku myanzuro y'urukiko ariko njyewe ntinarajuriye baturabeshya ntabwo wajuriye komanda ati noneho wowe warajuriye komanda y'Musambira w'umudamu w'umubyeyi nawe ngo ni umuadeperi muri iryo dini nabaga ari kumwe na pasiteri bose avuga ati nta hantu hari abatwaye birangije komanda ati ngaho noneho barajuriye twereka ikintu cyerekana ko wajuriye tukurekure urumva uhita mfata agapapuro nari mfite ko ujurire uzi ko iyo ujuriye mu rukiko hari akantu baguha ku irembo ukuza ujya kureba ko wajuriye ka kantu bahise bagafata umupolisi yataguye pasiteri ati ngwino hano uwo mugore bakajyana muri mashini akamuhari kamwe bahita badufotora bavanamo dutatu bahita bansubiza ka kandi kanjye akandi bagahunda umupasiteri akandi bagahita bakabika mu kabati uwo mupasiteri uwo munsi akiva aho ngaho ku murenge akiva ku murenge ako kanya yahavuye nka saa 5 nanjye yahavuye saa 5 ngewe mfungurwa yahavuye saa 5 aho ngaho ku murenge nanjye bahita banambwira ati wowe yitahire bata umupasiteri we rero bari nahise namugura umukomanda bati twari tuzi ko ufitanye ikibazo n'umwana
none wowe dore ikibazo gifitanye uno mwana afitanye ikibazo na Mukankusi nonse yata Ntabwo. pasiteri Neza pasiteri yari yagize aho ibintu wowe urimo kwijandikamo ntago ari byo wowe waretse uno mupata wowe dore n'amatukugire uko umugore yabwiye pasiteri ati dore n'amatukugire ati we shyigikiye Mukankusi anonse yata abanza burane namara gutsindira runo gutsinda ubone none wo gwanga no mwana utakumaze kubona ati kuko umwana cyafite ikibazo na Mukankusi nonse yata ati we pasiteri ntago mufitanye ikibazo pasiteri nuko yesa afata Mukankusi amujye inyuma hanjye bose bangura amujye inyuma koko banamutegera moto genede baramutegera moto nubwo mfunze baramutegera moto baza gusenya no rugo baramfashe nabwo nabwo ko nitabye kumureba baramfashe banjana igihinga bafunga namaze y'amezi namaze y'ukwezi n'icyumweru bahasenye udahari bahasenye ntare uwo munsi njya gufungwa bamaze kumfunga buca baza gusenya bashyira abakozi bazana imihoro baratema uzi ibintu binzu nyuma y'inzu by'ibirabyo basenye hano ibiti baratwara byose narubakije barijyana njye nafunguye sanga bimeze gute hanyuma reka twihute kuko burije wenda kugira ngo amashusho aze kugaragara neza urukiko rwisumbuye rwakwemereye gusubirishamo urubanza ako kantu uwo mugabo akimara kukajyana pasiteri niho naringiye naratashye ngengeze nahanga saa 11 za nimugoroba na telefone n'umuntu hasi w'umugabo arambwira ati ni wowe witwa Nsengero uko uciye mu kagari ka Gitare mu mudugudu wa Mwongereza ni njyewe ati mu gitondo udakorera igisubizo ku rukiko cy'urubanza wasabye urumva rwose njye ikintu navuga navugira kuri ino mikoro uwo mupasiteri yamaze kubona ako kantu najuririra ahita amenye no nahaye urubanza najuririra ahita ajya kumureba barivuga neza kuko we uwo mugabo uwo munsi fungurwa pasiteri yamaze gutwara ako kantu bwakiye bampamagara ngeze ku rukiko sanga ku irembo banshubije bavuga ngo ibintu byawe nta karengane karimo nk'uko bigaragarira amaso y'abantu nk'uko bigaragarira amaso y'abantu urumva n'abantu bose nk'uko bigaragara amaso y'abantu nta karengane muri urubanza rwawe nta karengane karimo nta mpamvu zo kurusubiramo byamaceceka tuzi ubutaka nuko urukiko Rwanda tubaze na madamu rwakwangiye gusubisha barabyanze ubwo ni muri 2023 avuga nti ngewe wenda noneho nabonye noneho naje kugira n'ikibazo umva ukuntu nahuye n'ingwane ndende ndakuba nti ibintu birakomeye ndakwitekereza umuntu w'umunyamategeko twari tuzanye umunyamategeko ati ibintu byawe bifite ikibazo atanga atere iki kibazo cyawe nzakigukurikirana arampamagara tujyana ku karere tugeze ku karere baratubwira ati rero uyu mwana nagenda afotoza ubwo butaka bwose afite ikibazo n'umunani byose bifotoza mutuzanire ndazi nshaka amafaranga umuntu wafotoye sedi namuhaye 30 hariya mu gitaramo sedi ndayifata neza ndayifatanye kubita umugabo wita Faustin urumva ndayimuhereza ahanga ati ngiye kuzari defoza noneho twebwe ku karere niba duha igisubizo kitari cyiza tuzajya ku kigo cy'Inyanza gishinzwe iby'ubutaka badukurikiranire baze bagorore ya sedi namaze kuba wa mugabo wo Innocent Faustin bagiye kumfunga icyo gihe baza gutema n'uru rugo ndavuga nti rwose koko ndi kumusambira mwajya mujye kunjyana igihinga ko ari umunyamategeko wita Faustin umbereye mu rubanza amaheza akabanza akabikurikiranira wenda byazaga mukongera kumfunga uwo mupasiteri ngo Faustin bari abapasiteri bamwana n'umunyamuna njye ureba ngo Faustin bavuye bajya kuri uwo Faustin ariyo sedu narayimwe Faustin ntiyongeye no kumvugira kandi Faustin yari yamaze kumbura kuri telefone ati wereka bakujyana mu mategeko igihinga noneho uzaza kuri kiko ngenda atamukurikirana mu buranire yeza agenda barivuga rero ubita z'umusazi nuko bakimenya umuntu ushaka kumvugira niba bamusengera niba ari ibintu bagenda bakamuhwera ntago abakivugira uko leta ndeka rwose kandi mu by'ukuri ngenda arengana nawe urabireba rwose ni ukuvuga ngo nkurikije amagambo wambwiye y'abunzi y'urukiko mbese urazi ko twaburanye turi mu cyiciro cya mbere mbese hari ukuntu twafashe impapuro zo kuburanirwa twari turi mu cyiciro cya mbere tuzishyira ku mwanzuro w'intuza w'urukiko tugira ngo bazatuburanira bazadushakira umunyamategeko utuburanira ahubwo ikibazo ni uko twasanze bavuga ngo twebwe ngo impamvu hari amafaranga twajuriye twaka uriya mukecuru hari ukuntu muburana mukaka amafaranga y'indishyi z'akababaro mwagiye mugira icyifuzo mu rubanza kubera twashiragijwe mu manza ahubwo ikintu twaje gusubizwa twashubijwe yuko ngo amafaranga ngo aherereye ku isanduku ya leta ngo kuko twajuririye ku cyiciro cy'utishoboye ese ko twajuririye ku cyiciro cy'utishoboye kuki batatuburaniye nka leta ahubwo bakavuga ko amafaranga aherereye ku isanduku ya leta iyo sanduku iyo bajya kuyikoramo ahubwo bakatuburanira kuko twaburaniye ku cyiciro cy'utishoboye
none se ayo mafaranga bayaciye mu Kankusi ahubwo dore uko byagenze aho ngarutseho gatoya njyewe nabonye ko bikomeye njya ku giti cyo mu Nyarwaka nabwo ngiye mushakira cyangwa cyo kunishoboye mushakira kunazunganirwa mu mategeko ageze icyo cyangombwa cyo kunizanirwa mu mategeko njyewe ntabwo nzi ibintu byo gusoma ariko nagifashe mu bintu nahaye urukiko nacyo ngishyiramo urumva ngira ngo urukiko uzabone ko njyewe mfite igipapuro kinsabira umwunganizi urumva ariko umunyamategeko n'abateye konge ntize mwari urukiko mwe nkaba ntarize nta kuntu njyewe na mwashakira umuntu wize akabikurikirana umucamanza ati nambwira ibyanditse mu myanzuro y'urukiko rw'ibanze turabifite mu mpapuro ntacyo wenda mbwira turaza kubisoma tubishyire no kuri ntuze ariko n'ingingo nyamukuru zanditsemo bashingiyeho bavuga ko mutsinzwe urubanza ahubwo reka njyewe n'ibintu by'imyanzuro ndimo kubona muri ibyo bintu by'imyanzuro y'inkiko njyewe hari n'ibintu byo mbona bikananyobera ubu ejo bundi mfungirwa aho ngaho igihinga umuntu arabwira ati bamuhungurire baragutwara isambu utuye muri gereza kuba bavuga ko bazamfunganiramo bati wemereye ko wigometse ku myanzuro wigiye nemera ko nigometse ku myanzuro njya ku umucamanza ambwira ati wowe ntabwo ibintu byemera cyangwa uracyaburana nkwereke ati dore urabitsindirwa turagukatira wese naraburanye mu bunzi ndaburana ngira ku muvunyi ahantu hose bameze umusazi ntabyemera akaza kuzana ingingo zituma mbyemera ku ngufu ntibita mfungwa abana njyewe imyanzuro nayigometseho ni mudekure nitahire ariko ubutaka bwanjye n'ubwanjye barabunyita none uguze igipapuro bampaye ndamubaza ntese wa muyobozi ni ubu ngubu ibi tuburanye byo nta kintu wama cyabyo twavugana imyanzuro iyi ati genda unshakire 4,000 ugende ubishyira kuri rembo z'utukwezi 1,000 ndabifata 4,000 n'amafaranga yari 50 ndikubita umuntu ku irembo ariya ku irembo ndaza njya mu rukiko basura ibipapuro iyo bari bitanu iyo bari bine iyo bari bitandatu none se wa mugabo sogokuru yitwaga Amasano myiza yacu ntabwo iyo myaka mfite navutse rero hari ibibazo bibiri ntari gusobanukirwa neza icya mbere wenda nciramo muri makeya ingingo nk'imwe cyangwa ebyiri urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwashingiyeho rwanzuye rero ruvuga ko mwatsinzwe urubanza cyangwa rwanzuye ruvuga ko mwatsinze urubanza urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rwanzuye ruvuga ngo umurenge umwanzuro wabunze w'umurenge wa Nyarubaka ugumanya agaciro kawo ku ngingo zawo zose ibyo birahagije nuko byagenze hanyuma bigeze baza kurangiza urubanza nta muntu wigeze mbona uza kurangiza urubanza giye boye bahise bakorega ko wigometse bajya kugufungira ku murenge wa Nyarubaka narijyanye ngewe abaje mudasobanura ko agatelefone nakuremba ashaka kumfata ntabwo nta kugira ngo ugende unshoreye uwo mugitifu wo ku murenge wa Nyarubaka n'ubwo namuzi reka ngewe ndababaza ambwira ikintu nshakira birangira bagufunga ngewe njyana n'umugore ngeze uwo mugitifu sinigeze nanamubona ntabwo twabonanye byarangiye mpasanze umudaso urumva arambwira ngo ntisinyire ko isambu yanjye ya ADP ndabwo ninjye ntabwo mbisinyira ndagenda njya kuri RIB ndafunga umupolisi twasanze abwira uwo umudaso ati umuntu afungiye ubusa nibwo watubwiye ko wajuriye wari warajuriye ati umuntu afungiye ubusa ati none rero mubwire abantu bamufungishije ejo nibataza ngenda byuka murekura bwake mu gitondo baza pasteur twagirayo zino seni kuki se hatitabye Mukankusi buretse se wumva bwake yaza twagirayo zino seni azana na Mukankusi nonsi yata n'undi mupasiteri umwe bazana abapasiteri babiri n'uwo Mukankusi nonsi yata bamuhetse ku ipikipiki baramuzana urumva bamuzanye ngewe mpita mfata urupapuro rw'ubugure ngwereka umupolisi arambwira ababwira ati se wa mugabo ati pasiteri ati ko ndeba ikibazo n'umwana gifite na nyirasenge wowe waje gukora ikihano ngo twaje tumuherekeje ndamubwira ese muramuherekeza ubu ni ninjoro kuri saa 3 z'amanywa umuntu aherekeza mu saa 3 z'amanywa ngo twaje tumuherekeje noneho rero uwo mupolisi arabwira ati rero pasiteri ninkurikije runo rupapuro rw'umwana afite ati wa mukecuru ati rumwene ati ndi mwene Murasandonyiza yasi ati nyoko yitwa nde ati yitwa Mukandanga Bernadette ati none se ubutaka burishe n'ubwande ngo n'ubwa data ngo n'ubwa data ngo ese so yitwa Murasandonyiza yasi no kuvuga ati umupolisi ati dore ubutaka wagurishije wowe ubwawe wagurishije ubutaka bwa Sembwa Valence dore wagurishije uvuga ko uhagarariye umuryango wa Sembwa Valence kandi wa mukecuru yiburi nyirasenge w'umwana ntabwo ufite uburenganzira bwo kujya guhagarara umuryango wa se kandi n'umwana hari kiye katari ati rero wowe wa mupasiteri umenye ko ubutaka murimo gushaka gutwara n'umwana ati inyandiko ubwayo ishobora kuzabambura mu butaka
yarabibibira ati nuko jewe yanambwiye uwo mugabo Jean Paul yarambwiye ati jewe wa muhungu ikintu gufungiye nuko handitse ko yigometse ku myanzuro y'amategeko ati nawe nibyo byawe byo birimo akarengane ati wa mukecuru ubu butaka burije se ubwawe nubwo kwa Sembwa Valens. Okay, ni ukuvuga ngo wabonye ibintu bikomeye barakubwira ngo sinya cyangwa tugufunge mpitamo gusinya. Nanze gusinya mpitamo gufunga. Ariko ugeze mu rukiko? Ngeze mu rukiko rero. Aho wavuye muri gereza gute ujya mu rukiko gute usinya gute? Nageze Musambira. Musambira bavuye kunjira umupasire yabwiye mu gitondo wo kuri ibyo Musambira arambwira ati none se uremera gusinya nyene ndiko kubutaka utanze ntabwo nyesinya. Bategenda igihinga. Babanjanye igihinga. Ubwo gihinga polisi wari wo Musambira yarambiye inkweto ari n'umuntu mwiza ajya mu nzu inkweto zangira zimpa ati mu gihinga tuba tugeze igihinga ngeze igihinga nagezeho nka saa moya z'ijoro ngira umupolisi ntwambike zino ngo taburanyige iki ngo wambwawe ngo jugunya hariya ngo wabijyanaga hehe ngo ntuzagire icyo uzanambaza inkweto nzitanyo niba yahise agenda akazishyira abana be kuko rwose ntabwo wavuga ko zibwe n'abandi bahise bazijyanira inkweto zanjye nenguze senkani nzambaye umunsi umwe ayiba ari umupolisi wazijyanye barazijyanye bamaze kuzijyana umuntu arambwa ati wa mwana dore bano bantu bagufungishije barakomeye abimbwira muri gereza ari bana batubwenge ati dore urimo bafungishwa n'abantu bakomeye ba pasiteri none dore inama twakugira wowe ubashobora kugufunga imyaka nk'itanu kuko kwigomeka ku bunzi ku myanzuro ni imyaka 5 n'amafaranga bakagufunga imyaka 5 ngo utaka bakabujyana wowe genda wemere ko wigometse kwiyo myanzuro bagufunga ngeze ku rukiko koko umucamanza mbere nasanze ku rukiko rw'ibanze rwa Nyamagabe yarambwira ati ugomba kwemera ibi bintu n'utabyemera urafungwa nta n'ikindi kindi ati urabyemera ntabwo mbyemera ndagenda nsubiyeho bati bo batisa Senga Leopold bahita bavuga bati bo bati umucamanza ikintu Senga Leopold bati urumva uzi ko bari mu mushinjacyaha harimo n'umucamanza umushinjacyaha nanga kubimwemerera ndavuga ngiye sinshobora kwemera gutanga ubutaka bwanjye ngiye kumva umucamanza ati bo baburanye bati Senga Leopold bati umushinjacyaha tubwira ikintu Senga Leopold ati ndashinzwe Senga Leopold kwigomeka ku myanzuro y'amategeko agatwara ubutaka bwa DPR bwa Mukankusi nonsi yatayatsindiwe akanga kuvamo ati kandi Senga Leopold akaba afite abantu bamushinza atabamushinza harimo umutungi Fetena n'umudiyakoni muhana harimo abavuga ba diyakoni b'abavyanti n'uwo arabavuga abayobozi b'itoro banshinze urumva abo bose abayobozi b'itoro banshinza bose arabavuga ati none rero atakangisha atafite n'ibikangisho byo kugira ati none buretse musaza ati none ati yagiye kumuvunyira atsindwa atajyana hose aratsindwa ati none Leopold Nsenga nicyo tumurega ati none ingingo izamuhana naramuka hamwe n'iki cyaha natabyemera ingingo ushaka kumuhana ngo ni igifungo cy'imyaka 5 ngo yiba ari nihazaba miliyoni zingahe ngewe numvise ibyo bintu ndavuga nti ngewe rero ndemera ko ndigometse ku myanzuro y'amategeko ariko ngewe isambu yanjye maze kubyemera nibwo yambwiye ati genda uzabusomerwa hashize nk'icyumweru nibwo bansomeye batwisa Senga Leopold batisohoka utahe maze mu kwezi n'icyumweru nsohotse mu kwezi ati ntacyo babikije n'inkweto batijya kureba hari ndigiye inkweto zagiye kera nza n'ibirenge inkweto zanjye ndazihomba naraje rero nsanga urugo rwanjye bararutemye barubatse mbega nasanze hameze gutya urugo bararutemye none baruvanyeho ndaza nsanga ubutaka babigenjeje gutya ngo umuyobozi wa Nyarubaka yaraje ngo arababwira bo ngo bashaka gutera hano umuyobozi w'umurenge wa Nyarubaka bita Minani Jean Paul ngo aravuga ngo ibintu yaga byari byo ngo mukiza hano ngo hakagira umuntu hageraho umuyobozi ngo yabambura hose ngo mwigize haruguru niwe waberetse umuyobozi uko batera biriya niwe wavuga ati mutera abantu barazamera nk'abampaye 8 barafata ubutaka bwanjye babunjyana bansigira kandi naka kari mu cyangwa cyaho ubutaka bwose uba nawe wicaye ni muri ADPR ubu ncumbikiye na ADPR none ngewe ikibazo nabaje umuyobozi mukuru wa ADPR kugira ngo ibintu tubiganire afate ubutaka datama nanjye mfate ubwanjye ariko bose nta muntu n'umwe ushobora kunyuma none n'umuyobozi wa ADPR we muhamagara kumva ari ngewe ahita amuhuka hari n'umunyamakuru aranadufata ikiganiro ahamagaye witwa Izayi wapi ahamagaye witwa batunyandikire amwandikira akumva amurindagiza. Okay, tugana ku musozo niki wifuza? Ngewe icyo nifuza nuko abantu dore data ari umuntu mwiza dore bagire neza ari ibintu yabahaye ko bingana nge n'ubu rwose ikintu nifuza nge ntago ngewe 8 mfite n'uyu mfite abana nta yindi samu ngira nge ndifuza ko abantu baza bagafata zino terase zabo zakazivana hano bagafata uko data yabaye dore ngo kuri kwazamuka haragaragara bagatwara ubutaka data yabahaye ariko nge nkasubiza ubutaka bwanjye nge nicyo kintu nifuza kuko nanjye bano bana n'abana nabyaye nzabatuza hese nta 8 wundi ngira ese ubundi niyo nta mfite n'8 nanjye nakagurisha nkaryamo n'amafaranga nanjye nkabaho ubu reka nkugura mugabo urubanza nakubwiye maze kuruburanira maze gutanga miliyoni zirenga 2 ubu se ubundi niyo hano zahagura
nabaye nka muntu uburana inkoko agatanga isambu. Njye numva igisigaye rero icyo nabisara kindi mwabaza n'abaturage wenda icyo mwababaza nabo bakagira icyo bababwira ko nabo batuye nangaha. Njyewe ikindi nicyo ikibazo kindi cyanjye rwose munsabire mwuka agira Imana mwe ubuyobozi bunenganura ntabwo ubutaka bwanjye niwo munani mfite. Bano bantu aho kugira ngo banyitire neza data yabagiriye baranyambura isambu. Njye mumvuganire mbona ubutaka bwanjye nicyo reka tubaze madamu nawe nimba hari ikintu yakunganiraho. ngewe rero rwose murakoze kuba mwadusuye, ariko nubwo mwadusuye ngewe ndashaka ko iki kiganiro muzakigeza kwa Perezida wa Repubulika w'u Rwanda, kuko twebwe ikibazo dufite tugifitanye n'abayobozi. Abaturage b'inaha ngaha bose bararize amarira yabashizemo, kuko nk'ubu ngubu reba ahantu narahahingaga naberetse amafoto ko nahahingagamo imyaka yo kurya. ADPR yaraje iransenyera umugabo wanjye amaze gufungwa, baransenyera imyaka yanjye barayirandaguza yose bayishyira hasi, dore bahubatsemo parikingi. Ubu se nzajya kurya ariya matafari? Abana banjye barashonje babakuye mu ishuri ntabwo biga, nta mwana wiga, nabuze iniforume, nabuze n'inkweto zo kubambika kubera igifungo umugabo wanjye yafunzwe. Kandi noneho ikibazo mfite ngewe nasaba, umugabo wanjye twarasezeranye dusezerana ivangamutungo, none ikibazo mu ibyo twasezeranye byose bifitwe na ADPR. Nk'ubu nshobora kugira gutya ntawe umenya umukuru w'ikuzimu, umugabo wanjye akagira gutya akitaba Imana. Ese yitabye Imana nasigara hehe? Ubutaka bwanjye bufitwe na ADPR. Murakoze. Nanjye nari umwe wa ADPR. Noneho hano ahangaha gutya ureba gutya hariho bubasemo akazu gatoya kera bubaka utuntu tungana gutya mu matorero. Aha niho twasengeraga, ni naho nasezeranye ahangaha. Ariko birangije uwo musaza niwe waduhaye se uyu mwana, nawe yari umwe ADPR, arahaduha. Amaze kuhaduha tuhubaka turasenga, yari umukristo. Arangije aragura kuko hari hose harahe, arangije atuguranira hariya. Yatuguraniye hariya rwose, hano urusengero rwubatse rwose hariya rwose. Ndumva uhaburenye wowe ntabwo nabyemera, ariko ahangaha naha kuko yatuguraniye rwose. Yatuguraniye avuga ati ngewe muhihorere ahangaha mbahaye hano kuko twari tumaze kuba benshi twagutse. Turabona akano kantu kari gatoya, arangije aduha hariya. Ariko ibi bintu bakorana amakosa, baduhemukira rwose. Barimo bari umwana bibuhemukira, ntibamwihorera rwose nta kintu atakora, nuko yipfiriye ariko yakoreye Imana. Ibaze kuba yabanje kuduha ino sambu y'ahangaha tuyisengeramo turaguka. Urumva ko twunguka ibingibi bingana gutyo. None uyu mwana arazirike. Icyifuzo cyawe ni nk'ikihe wo nk'uko? Icyifuzo nifuza nuko uyu mwana yasubizwa he, ariko kuburana urusengero ntabwo agomba kuruburana.